nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigezwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Kristo Yezu akuzwe bavandimwe. Ngarutse kuri iki kiganiro ibirari by'ubutagatifu kugira ngo tuganire ku mutagatifu ukunzwe cyane kandi wabereye abatagatifu bandi benshi urugero. Ndavuga nka mutagatifu Teresa Wavira, Yohani w'umusaraba, bari abatagatifu babaye abarimu ba Kiliziya. Binongeye kwabwa nawe ubwo n'umwarimu wa Kiliziya, nta wundi ni mutagatifu Agustine, umwepiskopi wa Hipone, évêque d'Hipone, ni muri Algeria. Mutagatifu Agustine uyu nguyu mbabwira yavutse ku itariki 13 z'ukwa 11 muri 354. Yitabye Imana kuri 28 z'ukwa 4, 28 z'ukwa 8 muri 430. Yapfira yitwa Hipone ku myaka 76 akiri musenyeri. Yari n'umuhanga cyane, yakuze mu butoya bwe ashishikariye gushakisha ubumenyi rwose. Akunda cyane cyane ubumenyi bujyanye na retori, kuvuga amadisikuru yemeza ahari ngira ngo, cyangwa se kumenya kuvuga. Ababizi murandusha babyize cyane, donc retorique ngira ngo ni bene ubwo bumenyi bwo kumenya kuvuga. Hanyuma akaba rero yagiye ahura n'abarimu batandukanye bahindura babaha icyerekezo ibitekerezo bye. Icyerekezo rero ashyikiriye akakiyegurira wese, ku buryo byagiye binamuyobya mu bo yagiye ahura nabo bafite ingisho z'ubuyobe bagiye bamuyobya. Mama we Monica yahoraga asenga asabira umuhungu we Augustine ndetse na papa we, kuko babaga mu by'isi bagakurikira iby'ubuhanga bw'isi ariko akanabishishikariza iby'Imana. Ndetse we rero abatijwe ariko batarabatizwa. Idini rya Gikristo ryari taramamara cyane cyane muri Afurika y'Abarabu hariya hejuru. Bari bakeya bemeye. Cyakora tukamenya ko hari habaye n'abamaritiri benshi abemeraga bahitaga bicwa kubera amadini ya gipagani yari ahari, yarakaze kandi ahakana cyane izindi nyigisho. Mu gusoma ubuzima bwa mutagatifu Agustine namenye ibintu byinshi nanjye ntari nzi, kuko muri icyo gihe iyo bavuze ngo idini ry'ubuyobe cyangwa se imitekerereze y'ubuyobe, wenda wakwibaza ngo byari bimeze bite. Abo naguyeho yarwanyije cyane, yabanje kuyoberamo, nyuma ahindukiriye Imana twemera muri Kiliziya Gatolika, nibwo asubiye inyuma asanga bya bindi yemeraga ko ari umwanda. Abo nta bandi n'abitwa Manicheyen cyangwa se Manicheyen, sinzi uko babisoma. Bari abantu bemera yuko hari Imana yaremye roho, hakaba roho y'umuntu, donc esprit igengwa n'ubwami bw'ijuru, hanyuma umubiri ukagengwa n'ubwami bw'umwijima. Iyo dini ryagiraga rero ibyiciro byinshi by'abayoboke mu nzego zitandukanye. Urwego rukuru bakaba bari abantu batarya inyama, batemerewe gushaka abagore, kandi bakaba babaho ubuzima bumeze nk'aho byonyine kuba muri icyo cyiciro ari pasiporo yo kujya mu ijuru, kuba ko yitandukanyije n'umubiri abayeho ubwami bwa roho, ntashaka umugore, ntarya inyama, wenda n'amasengesho runaka bakora bikaba bihagije ubwabyo kugira ngo binjire mu bwami bw'ijuru, kuko deja bavuga ko bari ku isi ariko barabwinjiyemo. Abitwaga abigishwa babo rero bo babaga ari abantu nabo bashobora gushaka ariko batemerewe kubyara, bagasiba cyane, bagategekwa ibisibo jeune, bakigiriza cyane, bakarya gake gashoboka. Kandi bemeraga yuko iyo umuntu apfuye ari umwigishwa bizasaba kunyura mu yindi mibiri myinshi, reincarnation, kugira ngo azagere ku gice cy'abayoboye muri cya gice nyine cy'abageze mu bwami bw'ijuru bakiri ku isi, bakazabona kubwinjiramo bapfuye. Ni ukuvuga ngo muri iryo dini waravukaga ugasanga
ugenewe kwita ujya mu bwami cyangwa se ugenewe kuzabanza kunyura mu mibiri myinshi kugira ngo uzagere kuri ubwo bwami. Nimwumve ubwo buyobe ukuntu bwari bumeze. Ntacyo bibabwiye se? Na n'uyu munsi hari abantu benshi bemera reincarnation, bemera yuko ngo hazabaho ubundi buzima, uzapfa ukajya mu wundi mubiri, ukajya mu wundi mubiri, wenda ukazapfa nyuma ugahinduka igikeri cyangwa ugahinduka igiti n'ibindi, ukazabona roho yawe yamara gucya akaba ari kujya muri ubwo bwami. Ntazi niba ari ubwami bw'ijuru twemera. Mbibabwiye ngira mbereke yuko ubuyobe bwamye buriho mu binyejana byose, ngira ngo buri kinyejana kigira antikristo wacyo. Ubundi buyobe yarwanye nabwo cyane kandi akabutsinda rwose, ni ubuyobe bw'abemeraga yuko umuntu w'umukristu icyo akeneyeho kristu ari ukuba modeli, ari ukumera urugero uwo areberaho, ko nta bufasha bwe bundi akeneye, gucungurwa kwe, amaraso yatumeneye n'ibindi ntacyo bivuze, kuba ubuzima bwe bwo hariya ku isi, yabayeho ku isi uko yabayeho nka modeli tubirebeyeho bihagije, ko umuntu ashobora guhinduka umutagatifu kubera ibikorwa bye akurikije ubwigenge afite bwo gukora icyiza, kugihitamo, bikaba bihagije ubwabyo, nta ngabire y'Imana, nta buzima ndengakamere dukeneye kugira ngo duhinduke abo Imana ishaka. Ibyo byari bifite uwabishinze Soga Pelage, yarabirwanyije cyane. We yerekana yuko nibyo koko dufite ugushaka, tugushobora guhitamo icyiza n'ikiza kiruta ikindi, ndetse rimwe rimwe tukanahitamo nabi tugahitamo ikibi. Hanyuma guhitamo neza bikunganirwa n'ingabire y'Imana, duhererwa amasakramentu, duhererwa mu kwemera, duhererwa mu bukire bwose dufite mu bukungu bwa Kiliziya. Hanyuma ibyo byose bikadutagatifuza, bikatugeza ku rwego Nyagasani atwifuzaho. Rero kuri uyu munsi twemera rwose muri Kiliziya Gatolika ko ibikorwa, kongeraho ingabire y'Imana, byombi turabikeneye kugira ngo twitagatifuze. Nababwira rero ko Mutagatifu Augustin rero mu buto bwe aho hose yagiye ayobagurika, ntibyajyanaga nyine no kumva no gukurikira iby'irari ry'umubiri rimubwira, ndetse muri iryo rari rye yabyayemo n'umwana uzwi witwa Theodate, akaba Adeodate, akaba yari umwana yabyaye adafite urugo mu busore bwe. Aho rero amariye guhindukira Imana, yemeza neza ko ari kubera amarira ya nyina Monika wahoraga amusabira yibabaza, asabira umwana we, no kuba yaramuganirizaga kenshi ku by'ukwemera kwa Kiliziya, ubukristu. Augustin byamuremyemo inyota yo gushaka ukuri nyakuri. Aho hose yagiye yobagurika mu madini yandi, muri izo ideoloji zindi, yabaga ashakisha ukuri ariko ntabone ukuri nyakuri yifuza kuhwanye n'umutima wifuza. Aho rero amariye guhura na Musenyeri Ambroise, akamwigisha, akamubera umwigishwa, agahinduka umukristo, akanabatizwa, nibwo ubuzima kuri we bwatangiye, ubuzima nyabuzima. Hanyuma yanditse ibitabo byinshi bitandukanye, avuga uburyo yabaye kure cyane y'Imana, ko ariko nyamara Nyagasani we atigeze amujya kure, ko nubwo bwose yamuhungaga, Nyagasani nubwo yarushaga kumwereka ko amuri hafi. Muzasanga kenshi abandi batagatifu bamukomoraho yabereye urugero, bamukomoraho imico ye, bamwigiye ku nyandiko yagiye yandika. Bavuga ko icyabakoze ku mutima cyane n'ari amagambo yavuze ngo nagushakiye hanze yanjye nyamara wari undimo, nashakashakiye hirya no hino nyamara wari uri muri njye, le plus intime de moi-même, uri mu nkebe z'umutima, aho kurusha uko unyegere kurusha uko njye niyegereye. Bikaba ariko mbivuga, Imana itwegere kurusha uko twiyegereye ubwacu. Icyo kintu rero yavumbuye cyabereye intandaro benshi basenga isengesho rya bucece mu mutima, bagahura n'Imana, bagahoberana, bakaba inkoramutima z'Imana idutuyemo. Tuzakomeza kuganira kuri uyu mutagatifu mu biganiro biri imbere. Hasingizwe Imana, abamarayika n'abatagatifu bayo.